hari n'abatugora na mbere yuko bajyayo tutangira experience bwa mbere harabo twasanze bashigaje nk'icyumweru tugaho ati mbere yo gutaha mwe muretse tubanze tugire ari amahugurwa akavuga ati genda barega narangije igihano nta mpamvu yo kumpamisha mu igororero ndabareka igihe nagize ndavuga nti uraturega kubera ko wakoze genocide turagira ngo tugufashe kutazongera gukora icyaha turagira ngo tugufashe kutazongera kuroga abana bawe n'ab'u Rwanda hanyuma ngo uraturega nudushaka uturege parike ni yacu ribu ni yacu abacamanza n'abacu turege natwe tuzakwereka uko twabigenza. Ingabire is like somebody Ingabire this small woman of a genocide, but they want the whole world to believe that she's an opponent. She's actually they would wish that one to be the president of Rwanda, and she also believes it. Yes. So she believes it, and she's everywhere giving lectures and but this is it's not Rwandan. This is not a Rwandan who believes this story, but the outsiders, these journalists, these ones who go to what do they call it, forbidden stories. It is forbidden to be talking about Ingabire. I'm actually sort of going to be blamed for it. You will see it. So, you young people who are in this kind of thing, because influencers you hold opinion. You hold opinions for a reason. You are part of the social political fabric of this country. So if you don't grasp that easily, I'm sure maybe among you or somewhere else there are people who are operating the opposite of how you are doing it. Yes, so they must be having a reason, either of their own or being used by others. So constantly we've got to be aware, we have got to be, but we also got to have what we want for ourselves. And we should not be apologetic about it. You check any time, any day, I've never been apologetic for what RPF is doing, what Rwanda wants, what I am doing with these people who abuse, criticize, and even in high offices, they are somewhere outside in the world. You meet somebody, they say, yeah, why in Rwanda, why you are doing this? You say, what? You say, what evidence do you have? They said, but so and so said this. They are talking about one of the influencers somewhere out there whom they are at the same time using, and then they are quoting that one as evidence. I mean, naho abandi ba Ingabire nabande Ingabire suye ariko twarekuye bari twagiriye imbabaza akava mu gufungwa yarafunzwe nuba bakirimo ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda buriya nta amaherezo yo ntabwo azaba meza uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi kikaba aricyo kimugiraho ingaruka n'abandi abo bose babonana baba mu Bufaransa baba hehe birirwa basakuza bariya mwebwe babatwaye iki muzabareke niko bameze muzabake bapfurwa bapfuye ntayo bakwiriye
hari abo bakorana nabo nk'ibi twahoze tuvuga by'intambara zo muri Eastern Congo n'ibindi, iki gihugu cya Congo kirabafasha kibagira giteki, ariko iyo bigeze aho uboneho tubijyamo, ariko muzi ko nabyo bafite aho bagarukira, ntabwo bageraho bigira ingaruka ku banyarwanda gusa gutyo. Icyo gihe iyo byageze aho nyine ikibazo gishakirwa undi muti, ntacyo nibwira cyahungabanya igihugu cyacu cyangwa abanyarwanda kuri abo ngabo bifuriza u Rwanda nabi cyangwa bavuga nabi, ntibikabatesha umwanya ngo bibaraze ijoro ry'ubusa. Mujye mubasubiza, ariko iyo bavuga ibitari byo mubasubize, ariko barenze umurongo bakagira ikindi bakora, ibyo byo ingaruka zabyo zirahari, ntacyo bashobora kugeraho. Icyo cyaha cya jenoside nta kindi cyaha kingana nacyo, nta kindi cyaha kijya ku rwego nacyo. Ntiwihanganye ngo unasohoke urenga irembo, cyangwa se nk'uko byagenze mu minsi ikurikiyeho ngo ujye gutanga ibiganiro ku maradiyo n'abanyamakuru aba ariho uzabivugira. Oya, ubivugiye hano, hahandi hibukirwa jenoside, icyo cyaha niho ushaka ko hibukirwa, ni nako niho ubona ko hatibukirwa n'ibindi byaha. Aho ngaho rero utahitondeye harimo mu gifaransa navuga ni subtilité yo kumva yuko umuntu waje agambiriye kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi akava mu ndege agahita aza hano, utitonze ntabwo wabona yuko harimo no kuyipfobya, ushaka kuyishyira ku rwego rumwe n'ibindi byaha. Ni ukuvuga ngo ibyo bindi byaha urabizamuye ubishyize ku rwego rwa jenoside, cyangwa se jenoside urayimanuye ushyize ku rwego rw'ibindi byaha. Nyamara ibyo ntibishoboka, ntibishoboka kuko jenoside iri ukwayo. Ngira ngo no mwiburanisha icyo kibazo ni nanjye wakibajije, kubera iki utihanganye wunamire izo nzirakarengane nk'uko wabivuze, aba ari cyo gikorwa cya mbere ukora ukigera mu gihugu, noneho nyuma yaho ugende ujya ahandi. Kubivugira ahantu hibukirwa jenoside ukahazana ibindi byaha byabaye ikibazo. Aho ngaho ntekereza yuko abantu bagomba kubyitondera, kuvuga uti ndi umunyepolitike, kuvuga uti nitwaje ubwisanzure mu kuvuga, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ariko ukanyuzamo ukaminimiza cyangwa se ugapfobya, ntuhakana, ugapfobya, ukagabanya ubukare, cyangwa se ukagerageza kuvuga ko hoya hari n'ibindi byaha byakozwe nabyo byari bikwiye kwibukirwa hano. Niba rero umuntu ashobora kuvuga ati icyaha cya jenoside, icyaha kibasiye inyoko muntu, icyaha cy'intambara cyangwa se ubwicanyi busanzwe bwari bukwiye kwibukirwa hamwe n'icyaha cya jenoside, nta gupfobya kutari uko nguko. Icyo ni kimwe. Ubwo noneho tugeze mu rukiko, icyo cyaha tukiburanyeho, aravuga ati ariko ngira ngo Dimitri amaze kubivugaho, ati habaye jenoside ebyiri. Ati si jye wabivuze, ni uko nguko buri gihe yavugaga, n'abandi babivuze. Mu rukiko batisobanura jenoside ya kabiri, ati hari mapping report irahari, mujye kuyisoma. Abarayizanye, ati ivuga yuko muri Kongo habaye jenoside yakorewe Abahutu. Bakamubwira bati bisome. Yajya gusoma akavuga ati nubwo bavuga yuko hari inzego zizabyemeza,
tutise ko wisomeye yuko bavuga ko hari inzego zizabyemeza zibifitiye ububasha zikaba zitarabikora, kubera iki uvuga ko uyu munsi imbere y'urukiko habaye jenoside ebyiri? Bikayoberana kuko hari ibyanditse, hari n'ibyo amaze guhamya. Baturahamya ko habaye jenoside ebyiri, ati habaye jenoside ebyiri kuko barabivuga. Babivuga hese? Yasoma gasoma ibindi bigaragaza yuko mu myumvire ye, mu bitekerezo bye, we nuko abyumva, nubwo bitaremezwa, nubwo bishobora kutazemezwa, ariko